Dusome Abaroma 8 no guhera ku murongo w'icenda. 8 guhera ku murongo w'icenda, gitabo cy'Abaroma cyangwa se urwandiko Paul yandikiye Abaroma. Ku icenda haravuga ngo, ariko mwebweho ntimuri aba kamere, ahubwo muraba umwuka, niba umwuka w'Imana aba muri mwe. Ariko umuntu wese utagira umwuka wa Kristo ntaba ari uwe. Utagira umwuka wa Kristo ntaba ari uwe. Apana birya abantu birirwa bibesha, ukumva hanze abantu bose bagenda bareba ngo umuntu wese bakamugira uw'Imana ku mbaraga, cyangwa yapfa bakamugira uw'Imana. Ngo yitabye Imana, arayitaba apfuye atarayitabye abona. Ugasanga ibyo ni ibintu abantu bibeshemo. N'ubu abantu bose bazi ko ari ab'Imana, ari aba Yesu, ibintu bidahuye. Bibiliya ni igitabo cera kitabesha. Ikindi nkundira Bibiliya, ntigira amarangamutima, ntijya inyura ku ruhande, ico ivuga nuko nyine, ntizitinya ngo umuntu arakomeye ngo reka imworohereze, ntizitinya umuntu ngo ni umukene ngo reka imubwire ibintu ise nibembereza. Umuntu wese imubwira uko ishaka, uko byanditse niko biri, nta bihinduka. Ushaka kujyana nabyo, udashaka ukarorera. Ikinyoma benshi bicayemo basaziyemo mu kinyoma c'idini ryabesha abantu ngo bose ngo turi ab'Imana, ngo twese ko turajya mu ijuru. Washaki ibimenyetso byerekana bajyayo ukabibura, washaka ibimenyetso byerekana ko umuntu ari uw'Imana ukabibura. Bamara kumutamika idini agahita agira ngo yamira idini, akagira ngo yamize Yesu. Yesu n'idini ni ibintu bibiri bidahuye, bidasa, bitanavukana, bitazanavukana. Idini ni imihango, idini ni imigenzo, idini ni imipango y'abantu, ariko ubukristo ni ihame ry'ubumana ridahinduka, rivuga ngo uranyura aha, ukandagira aha, urara aha, ubu w'Imana. Ibi nibikunanira, uri uw'isi, uri uw'umubiri, uri uwa kamere, kandi uwa kamere ni uw'isi, uw'isi ni uwa shitani. Iyo Satani ashaka kugushobora, agutumaho intumwa kamere. Kamere yarangiza kugushobora, ikagutwarira, ikaguha isi. Isi yarangiza kugushobora, ikagushira sebuja ari we shitani. Rwose nicyo gituma hanasomye ku icenda yavuze ngo, ariko mwebweho ntimuri aba kamere, ahubwo muraba umwuka. Mana yanjye, sabiye abateranye uyu munsi ngo niba, ikasubire nsome numve nimba havuga ku bari aho cyangwa nimba havuga ku bagiye. Haravuga ngo, ariko mwebweho ntimuri aba kamere, ariko mwebweho. Murumva ko hari uwundi bwiye? Murumva timwumva kiri kubwira bari aha nyine basomerwa? Yumva ko ari twe yibwira uyu munsi? Icyambi bivuze akaba ari ukuri, ariko bimeze hano. Ariko mwebweho ntimuri aba kamere, ahubwo murabu umwuka. Nimubyakire mu izina rya Yesu mwese. Murabiki? Murabu umwuka, sibyo? Ntabwo ari nge mubesha, nimushaka mwemeza imitwe n'amaguru. Murabu umwuka.
niba umwuka w'Imana aba muri mwe, niba umwuka w'Imana aba muri mwe. Ariko umuntu wese utagira umwuka wa Kristo ntaba ari uwe, ntaba ari uwe. Mbabwira aka kantu, ikintu Imana izireberaho abantu ko ari abayo, ikintu kimwe Imana igireberaho abantu ko ari abayo, si ukwicara. Tushobora kwicara mu rusengero ngo ube uw'Imana, tushobora no gutwara Bibiliya ngo ube uwayo, tushobora no kujya gufasha imfubyi n'abapfakazi ngo bitume uba uw'Imana. Ibyo ni intagondwa z'abayisilamu zijya zibikora, zikica bamwe zigafasha abandi. Ikintu kimwe gusa Imana imenyeraho ko turi abayo, nuko tubonaho umwuka wa Yesu. Abafite umwuka wa Yesu nicyo kimenyetso cya nyuma simusiga cyemeza Imana ngo bariya n'abawe bose hatavuyemo n'umwe. Ikibigaragaza nuko umwuka wawe unyuze muri Kristo wabagezemo barawufite. Twaremwe turi ab'Imana, ariko tuvuka turi abashitani. Twaremwe turi ab'Imana, ariko twese twavutse turi abashitani. Yaturemye turi ab'umwuka, widuhumekeramo umwuka wo mu mazuru yayo, ngo tuba duhawe ubugingo buzima. Ariko igitangaza, mwiremwa twari dufite umwuka wayo. Ariko igitangaza, urugendo ruzatugeza tujya kugera ku nuko twari tumeze. Ariko igihe c'ivuka ryacu twari twarabaye ba kamere, kubera ko ba data ba sogokuru kugeza muri Adamu bari baracumuye bose, batakaza ubwiza bw'Imana, basigara ari aba kamere. Kandi inkomoko ya kamere irava muri cya giti, kandi cya giti nacyo cyari cyamaze kuba kodete n'imbaraga za Yanga. Kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza abonetse. Sinzi Samuel yaraje ashaka gushaka
abarushe n'abaremerewe bose nimuzi wanjye musange. Ndagira gute? Nazanywe n'ikintu kimwe kubaruhura gusa. Naje kubaha isabatu. Isabatu y'umunsi umwe wo kutikorera imizigo no kudacumba imitsima ntaco yabamariye. Naje mbazaniye isabatu. Isabatu ngo mbaruhure. Ariko abandi gukizwa ni Kristo gushaka, ariko kuzura umwuka wera ni jyewe ugushaka. Ni jyewe ugushaka. Ni jye ukora ibishoboka byose kutabije umwuka wera. Nigeze kubibabwiraho, Kristo azasanga umuntu mu kabare ari kunywa inzoga nashaka aba yasinze. Kristo azasanga indaya mu mwuga w'uburaya ntaco bimubwiye. Kristo azasanga umunyabyaha mu nta kibazo akamureka agataha abaye inshuti ya Yesu kandi amusanze mwivata yigaragura y'ibyaha. Ariko mwuka wera nta muntu ashobora gusanga mu kabare, nta muntu ashobora gusanga mu byaha, ntibibaho. Habe no mu rusengero ntiyopfa kugusangaho ngo akuzeho ngo ubwo uhari utamuteguriye, utamushatse, utamusabye. Kubera iki? Ni mwuka wera. Naho Yesu azajya mu banduye, ariko mwuka wera azajya mu bejejwe. Yabona ko imitima bayikubuye yabo barayogeje, irakinguye, irateguye, akavuga toke yarangiza. Okay, kugira ngo umwuka z'icyambere nuko ugira ubusabane n'Imana bukomeye. Yani ukayishakisha kwera kuko na yari yera. Nta muntu uza wegera Imana ibi muza mubona abantu arandashaka gusenga karanjijuru agasenga ngo turashaka Imana n'ubwiza bwa bakazamukana indavanga y'ibikosa n'ibyaha n'ibiki ibintu bene ibyo ugasanga n'ibintu bidashoboka. Yarangiza akaguma ategereje ngo umwuka araza, ntibikunda. Umwuka ugenda gahoro, kavuga toke ndashaka kuzura umwuka wera uzantuma nsa n'Imana. Umwuka ni uzutuma dusa nayo. Ikitugira abayo ni umwuka wayo. Abafite uyu mwuka bagira karakita y'ubumana. Umuntu wuzuye umwuka ntazabwirizwa ngo mushigire urukundo. Urukundo nubwo warubwiriza ntibashaka kurugira. Cyo gituma ushaka kubona abantu bihanukira babwiriza ati nta rukundo mugira, abantu bigize gute biki na biki. Nubwo wabivuga inshuro 100 ntiruza. Tiruzanwa nuko babivuze. Yego kubivuga nugira gusanga abantu babitekerezeho hanyuma bareba uburyo bakwishakashaka, ariko ntibikunda. Ariko iyo washatse umwuka wera akaza muri wowe, automatique iyo yinjiye ahita atangira kukubibamwo karaktere z'ubumana. Utangira gusa nayo umwuka kihagera, imvugo yawe irahinduka. Automatique urukundo ruhita rwiyenstaramo. Umwuka za nijoro bugaca mu gitondo wuzuye urukundo. Kuko biragendana. Kuko urukundo ruba mu mwuka, rutekeye mu mwuka. Ibyishimo bitekeye mu mwuka. Kugwa neza biba mu mwuka. Abuzuye umwuka ibyo ntibabihatwa, ntibanabibwiriza, barabifite, barabigendana. Navuze ko icyambere kiza n'umwuka wera ruhugira gute? Gusabana n'Imana mu nzira zo kwezwa. Rwose kwezwa no kugira gute? Hari imvugo zimwe za Bibiliya ndavuga ntibanamenye igishatse kuvuga. Kwezwa no kwitandukanya. Iyo ndi guhunga imyanda no kuvuga ngo mba ndi gusatira kuguma mu kirere cy'isuku gisa neza. Okay, niki cyambere kwezwa niyo nico kintu cyambere gikurura umwuka wera. Cya kabiri,
gikurura umwuka wera ni ukugira gute we? Ni ugukunda gusenga kandi usaba mwuka wera umuhamagara. Nico gituma yababwiye ngo nimugende mutegereze Yerusalemu, mugende mutegereze, mushe kurindira Yerusalemu. Ntiyavuze kurinda ko kujya kwicara nk'abagiye kurinda, nka kujya muza abantu bajye muri restaurant bakarinda ngo inyama zishe, ibiraya babyotse, barangize gukaranga bategereje gusa. Mujye kurindira mu cyumba cy'amasengesho, aho mutegerereza muri kwinginga musenga. Baragenda iminsi 10 nta kindi bari gukora. Mwuka wera twabwiwe, kuko yari yababwiye ngo nabazaho icambere azabigisha ibyo nababwiye n'ibyabananiye n'ibyo mutamenye, muzabimenya byose, kubera ko umwuka azaba ari umwarimu. Buriya mwuka wera agira role y'ubwarimu, ashobora kukwigisha ibintu isi itakwigisha. Mwuka wera ngo azenda ku bya data abibahe, yani azajya avoma mu mana, abikurure mu mana, abibazanire. Muzajya mumenya iby'Imana itekereza. Muri mu isi yicaye mu ijuru, mumenye uko itekereza, mumenye n'imipango yayo yose. Mutagiye mu ijuru, umwuka wera ari we wagiye kugira gute? Mwuka wera ari we wagiye kubibazanira. Mwuka ngo azababwira ibye. Mwuka wera ni uzumena amabanga yose y'Imana. Imana igira amabanga isi itazi na Roni itazi, ariko ayo umuntu watinze imbere yayasenga agasaba mwuka wera, mwuka wera atangira kuza konjora amabanga amwe mu yari mu ijuru, akayamanura, akaza amakuru. 2022 hazaba harimo imbaraga zimeze uku, hazaba harimo ibitero bimeze uku, uzamera uku nuku kugira ngo uzabitsinde, uzahagarara hanaha kugira ngo ube mu nzira y'ibisubizo. Uwo ni umwuka wera bivuga, abihishurira umuntu azenda amabanga ari mu Mana ngo ayababwire namwe. Icyo nkundira mwuka wera na Yesu n'abajama rwose ego Mana, nta banga bagira kubizera n'ababashaka. Iyo Yesu wamushatse nta banga agira, nta na kimwe. Gusa utuntu twose aguma kubwira tu mwuka wera yaza nuko iwe agatangira kukwigisha. Buriya Yesu, kuko Imana itubwira, Yesu atubwira iby'Imana, mwuka wera akatubwira ibya Yesu. Nicyo yari yababwiye. Aravuga ngo ikindi, mwuka wera naza azabatsindira abisi. Ayiwe, agakanda gakunda. Ufite ubwoba bw'abisi, utinya abisi. Abisi barimo abakwanga, barimo abakugwanya, barimo abakubeshera, barimo abakuroga, barimo ndavanga nyinshi abisi. Arababwira ngo ibibazo mugira by'abisi, umunsi mwuka wera yaje azabatsindira abisi. Uziko bisobanuraga bababaza kubera iki mukurikira Yesu, bakisobanura bukira bagatsindwa. Bahura n'imbaraga z'Abaroma, bahura n'imbaraga za Judaisme, idini y'Abayuda, bahura n'imbaraga z'igifarisayo, bahura n'imbaraga z'abakonikoni, bose babakubitaga hasi, abigishwa bagatsindwa. Arababwira ngo muza makuru, umwuka wera ugiye kubazaho azabatsindira abisi adasize n'umwe. Abakonikoni nibahaguruka, mwuka wera azababatsindira.
abarozi nibahaguruka Mwuka Wera azagira gute? Azaba batsindira. Abasadukayo n'abafarisayo nibahaguruka Mwuka Wera azaba batsindira. Muribuka Pawulo ahagaze imbere yande harya ninde wa wundi? Sinzi umutware Pawulo yahagaze imbere bamushira Pawulo ngo amufunge amuziza ubutumwa bwiza. Ni Agripa ngo ahagere aramubaza isobanure wewe kubyo bakurega kandi ndakugirira nabi kubera ko uri kuregwa ufite akajagari ibintu bene. Aramugora abwira Pawulo hagarara imbere y'imbaga y'aba bantu wisobanura. Pawulo ahagurutse mubyibuke ko Yesu yarabwiye ngo nimunagera no mu rukiko ngo ntimukisobanurire mwe ngo Mwuka Wera azagira gute? Azabavugira, azabasobanurira. Ngo hagere Mwuka Wera aramanuka kuri Pawulo. Pawulo asobanura aravuga ngo ibyo mu nziza si iby'abagabo n'abagore, si iby'abene wacu b'Abayuda n'abaki. Ko murambwira ngo navangiye Isabato n'idini y'Ikiyuda, ngewe ibyo navuze ntaho bihuriye n'idini zanyu. Ndavuga amakuru ya Yesu w'abami, nkavuga ibyavuzwe, ngahuza ibya Mose n'ibya Yesu. Ikibazo mwe muri ku bya Mose gusa, ariko ngewe navuje ibya Mose n'ibya Yesu. Ikosa ririhe ko ibya Mose nabishizemo nkongeraho ibya Yesu? Ikosa muvuga ngo ibya Mose na sa n'uwabimazeho, mbimaze gute nabivuze? Ngarangize yinjira mu isi y'umwuka asobanura iby'umwuka kugeza ubwo uyu mutware ahaguruka aravuga ati Pawulo cece tusubire kuvuga, habuze gato ngo nanjye umpindure umukristo. Banzanye ngo wakuzanye ngo ngufunge, niba gukura aha nutava vuba ndagufasha. Baravuga ati nimumukureho vuba kuko uriya nafatwa ntaho tuzaba tugihereye ibikubirwanya. Aravuga ati mbuze gato ngo mpindure umukristo. Kubera iki? Umwuka Wera yari yaje, nico bari barabwiwe kazabibafasha. Nimba ushaka Umwuka Wera nuko witoza gusenga. Icyo gituma nkunda kubabwira gusenga, ushaka Umwuka Wera gutandukanye no gusenga ibi bisanzwe. Gusenga nicyo gituma zababwira ibi. Buriyeho kuvanguye gufata iminsi ingahe y'amafungo 7, 10 n'ingahe 21, 40. Okay, musange wenda by'ukuri wafashe iyo minsi wenda uvuye ngo ugiye gusengera ibyifuzo ugiye gira gute. Ndavuga ku bantu bataruzura Umwuka Wera, kuko iyo wuzuye Umwuka Wera nyine hasigara guha andi ma operation y'ibindi kuko Umwuka arahari. Ariko buri isengesho rikuru ku bantu bashaka imbaraga z'Imana no gusa nayo ni amasengesho yo gusaba Mwuka Wera gusa. Mwuka Wera nyiyereka, Mwuka Wera ndagushaka, Mwuka Wera cyabire yarwe Mwuka Wera nabazaho azabamara ubwoba. Azagira gute? Reka some 10 na kangahe, 14, 10 na kangahe. Reka nikomereza icyo gice cyose. Niba Kristo aba muri mwe, nubwo umubiri uba upfuye uzize ibyaha, umwuka bari muzima kubwo gukiranuka. Ariko niba umwuka wiyazuye Yesu aba muri mwe, yazuye Kristo Yesu, izazura n'imibiri yanyu ipfa kubwo umwuka wayo uba muri mwe. Nuko rero bene data mwe turimo umwenda ariko si uwa kamere. Twese turimo umwenda ariko si uwa kamere y'imibiri yacu ngo dukurikize ibyayo, ngo dukurikize iby'umubiri.
kuko niba mukurikiza ibya kamere y'umubiri muzapfa. Nta kindi kamere izibyarira abantu, ni urupfu gusa. Ariko nimwicisha umwuka ingeso za kamere muzarama. 14. Abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo, ndavuze ngo nibo nibo bana b'Imana. 15. Kuko mutahawe umwuka w'ububata ubasubiza mu bwoba, ahubwo mwahawe umwuka ubahindura abana b'Imana, udutakisha uti aba data. Ariko ndavuze ngo haleluya. Umwuka w'Imana ubwe ajya ahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana, kandi ubwo turi abana bayo turi n'abaragwa, ndetse turi abaragwa b'Imana, turi n'abaraganwa na Kristo, nimba tubabarana nawe ngo duhanwe ubwiza nawe. Ntibyumvikanye ibi bintu birasobanutse rwose. Abayoborwa na kamere ibakururira mu rupfu, ibanza kubapfusha bahagaze, yarangiza ikazasuka bapfusha barangiye nyine, kuko bapfa bahagaze bagenda bakabaho, ariko mu mwuka barapfuye. Umuntu w'imbere niwe uzupfa mbere. Kamere yaje yica umuntu w'imbere, uyu w'inyuma akagenda i Kigali, akagenda Karongi, akagenda i Musanze, akagenda Etazini, Isaka yimara. Uyu w'inyuma, uw'imbere marehemu wapfuye udaheruka, yagera igihe n'uyu w'inyuma agapfa. Ariko niba umwuka wiyazuye Yesu aba muri, uwo ni uzazu ubasha kuzura n'imibiri yanyu ipfa kubw'intege nke z'icyaha. Hanyuma arabirangiza Pawulo, arapfundikira ashiraho umutemeri. Abayoborwa n'umwuka w'Imana bose aho batuye, bose aho baba, bose uko bangana, abayoborwa n'uyu mwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Nimba umwuka wiyazuye Yesu aba muri wowe, nimba uwo mwuka kurimo uri uw'Imana, byararangiye. Ariko nimba umwuka w'Imana atakubamo, uri uwa so kanamugire, uri uwa so Birikimasi, uri uwa so Ngenda Banyikwa, uri uwa so Ntambuka Bahekenya, uri uwa so Bahonda umunwa, muri aba baso. Ariko nimba umwuka w'Imana aba muri mwe, muri ibinyejuru bituye hano i Rwanda, haleluya, biri hano bisengera aha, bigaragara mu mihanda ariko atarabinaha, muri ibiremwa bihenze, muri ishanga ryera, muri ab'Imana yaronse, muri abijya yirata yicaye ku ntebe yayo ikavuga ngo mfite abana mu isi, bigatuma ivubira isi imvura iyohereza ku mpamvu y'abana bayo bariyo, ikameza imirima kugira ngo igaburire urubyaro rwayo, ikarekura izuba kugira ngo abayo babeho, Mana ya, igatanga ibihe byiza kugira ngo abari mu isi baprofite, bazabarya ibyo barya babiheshejwe n'uko abana b'Imana bari ku isi. Aya mahoro bafite isi yose ibona, aya sahanda ava n'ay'Imana ijya yoherereza abana bayo,
n'abatarabayo bakariraho. Umunsi Yesu avuka yaravuze ngo ubwo mpageze ku isi icyubahiro gisubire ku Mana mu ijuru, ariko amahoro nabe kuba yubaha bari he, ndayamanuye mu isi kubanyubaha ndayabasigiye. Ngo aje no gusubira mu ijuru. Umunsi avuka ni inkuru y'amahoro yavuzwe. Umunsi azuka azamutse asubiyeyo, nta kindi yavuze. Disikuru ya nyuma yaravuze ngo ntimuhagarike imitima mbasigiye amahoro yanjye, kandi ayo mbaha sinkayisi itanga, ayanjye ni special. Ni amahoro azahinda mu mitima, umuntu agasinzira adahaze, umuntu agasinzira atunze, umuntu agasinzira akenye, umuntu akagira ibyiringiro afite bike akabirusha abatunzi, umuntu akamererwa neza bamugaya, ariko nawe akabagaya ko abarusha ayo mahoro no kumenya Umwami. Nimwakira ayo mahoro mu izina rya Yesu Kristo. Imana yaguhe adakama, ujye uyumva atemba. Abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Ikindi navuga ni iki: nyuma y'uko uyu mwuka nanone amara ubwoba agahita aterekamwo amahoro, automatique umuntu wese yuzuye umwuka. Naratangaye, uzabirebe nuko umwuka hayagenda azamuka muri wowe, uzabirebe igihe cyose umwuka ari kuzamuka, umva imbaraga z'umwuka zizamuka muri wowe. Cyangwa cyose wumva ko ibyishimo by'agakiza bizamutse cyane, uzabyumvireho. Uzugira ngo uri mu isi ya wenyine, ushobora no gukora amadega utabizi. Ukumva ko ibintu ni normal, ukumva kabisa ushobora no kuvuga ibintu bitangaza abantu. Uyu wese ni ibiki biragenda gute? Akumara ubwoba ugasigara ibyagutinyishaga n'ibyari byaraguhahamuye, ukumirwa ugasanga warabirenze, usigaye ubiri hejuru, bireba mu gatwe, byose ubireba mu gatwe, ukumva byose urabikandagira munsi y'ikirenge, hanyuma ukabisuzugura, ugatangira kubitegeka, ukabibera umushefu, nabyo bigatangira kwinjira mu mwuka wihahamuka ryo guhahamurwa nawe, kubera ko wuzuye umwuka wera. Si umwuka udushira mu bubata, twebwe udukura mu bubata, ugahita winjiza mu bubata ibyari byaratubase, aho mbusohokamo nabyo bigahita byinjiramo. Biraziranye, birumvikana. Ibyari byaranshize mu bubata, iyo mbusohotsemo byo bihita byinjira mu bubata, bigatangira kugutinya birenze uko wewe wabitinyaga. Gusenga kwawe kugasigara kuri ikibazo, gushobora gutera alerte igice kinini cy'imbaraga ziterabwoba, zagushiragaho iterabwoba. Gusenga kwawe kugasigara gufite kurimo imbaraga na autorite zihungabanya agace uherereyemo. Kubera iki? Kubera ko umwuka w'Imana akorana nawe. Umwuka w'Imana agahita, kubera ko hari umwuka mubi, hari umwuka mubi, hahita haba alert, abantu bose bumva baguwe nabi. Karti iri mu mwuka mubi gapfa kuba mu murozi, agahuha ibiki. Bumwe buza bukorora mu mazu, ubundi bugatangira kudiyara, abandi bagatangira kumeneka imitwe, abandi bagatangira ngira gute, abagore bagatangira gushwana, bagatomboka ku majwi maremare ukagira ngo ni radio bacometse, abagabo bagatangira guhekenya imisaya bakayirya bose, imitsi kareka ntacabaye, bagatangira kwirakaza, ubuzimu bukajagata, ukabona abantu bose babaye nk'udusimba turi aho ngaho. Biteye iki? Hari imbaraga iri gukontorora aho hantu.
hanyuma hagaragaye umuntu uri mu mwuka w'Imana aho hantu wisobanukiwe, ariko kuko hari abagira umwuka w'Imana ariko batisobanukiwe, bagira ngo nakuka gusa ko kubahesha kubaho no gusenga Imana no gutegereza ko bazapfa, kakabajyana mu ijuru tu. Mu gihe tutarajya mu ijuru, uyu mwuka twahawe n'uwo kubohora isi, n'uwo gukora operasiyo ahashoboka hose. Mu gihe ntarajya mu ijuru, uyu mwuka n'uwo kurekipera, n'uwo kugarura, n'uwo kubohora, n'uwo gufata mpiri, n'uwo gucogoza, n'uwo kurimbura, n'uwo kugarura, n'uwo gushiraho uburinzi. None nanjye gahagarara mu mujyi nkavuga toke, mu izina ry'Imana nkorera, nanjye bwite, turi muri uyu mujyi, nta myuka mibi nemerera kunyura hejuru yanjye. Barize ukwegereye ngo nta myuka mibi izi kunyura hejuru, nta buzimu buza bureremba hejuru ngo mbwire gute. Mana yanjye, Mana yanjye, Mana yanjye, mbwirira ukwegereye ngo guhera uyu munsi nta myuka mibi izongera kunyura hejuru yanje. Bihanure mu izina rya Yesu. Uko ndahanuye mu izina rya Yesu, guhera none biraba. Izanyura ku ruhande, ariko nta mwuka mubi uzongera kunyura hejuru yawe. Kubera iki? Ibyo bisaba confidence yo kwizera, ukabimenyesha ngo hejuru yanje haba Imana yonyine. Ukuye Imana ikontorora ibiri hejuru, nta wundi mwuka, nta n'undi mwami, nta n'izindi mbaraga zemerewe kunyura hejuru yanje. Ntibishoboka. Ndahari, nta mwuka rwose. Bizanyure hirya biguhunga bene uko, ariko kunyura hejuru yawe biragatsindwa mu izina rya Yesu, biragatsindwa rwose. Kubera iki? Dore igituma bitemera. Iyo ndi connecte mu mbaraga z'umwuka, ni ukuvuga ngo umwuka w'Imana n'uwanjye birafatana. Iyo byahuye ni connection ikomeye iva muri nge ikazamuka no mu Mana. Ikirere cyose cyuzuye umwotsi w'imbaraga z'umwuka. Iyo rero ari umuntu wisobanukiwe, iyo ashaka arazagura akavuga ngo aka gace kose ntuyemo, uyu mujyi wose ndimo. Sinemerera imyuka. Umuntu umwe ashobora gucanganyikisha imyuka mibi kumirwa, umwe gusa, kugeza ubwo isigara yibaza ko ntaco tugikora ngo byemere ko Kicukiro yananiranye byagenze gute. Zagerageza gukurikirana insinga z'amashanyarazi zicometse ziri gutwika, bagasanga ziragenda, hari agasinga babona kazamuka, bakabona kamanutse kakaza kagacomekwa kwa Makuza, bakabona kari kumbe aya mashanyarazi uyu murigi udutwika, connection ituruka hehe bene uko. Iyo ushaka gukurikirana ngo urebe aya mashanyarazi aturuka urahabona, wakurikira urusingu. Ni kuriya abakorana n'isi y'umwijima bameze, babona connection, hari insinga z'umwuka zacometswe. Aka karajya he ko katatwemerera kunyura kubera ko kafunze inzira. Bagasanga connection iragenda neza, bagasanga agasinga gacometse kwa Patrick. Egoma kutimenya biragatsindwa bacu rwose, kutimenya. Mbwirira ukwegereye ngo iwawe haracometse mu izina rya Yesu Kristo. Babimenye ko hacometse, kandi nimba insinga zawe zitagaragaraga, guhera none zijya habona mu izina rya Yesu Kristo. Bimenyekane,
baze banyura mu yandi mayira, ariko inzira ubamo, akarere uhagazemo kabe kari kontrole n'imbaraga z'Imana. Ibyo biremera, birakunda, birashoboka rwose. Abandi babaga bafite umwuka w'Imana nka ba Elisa, yabaga afite imbaraga avuga ati nta gitero icyo ari cyo cyose kibasha kuvogera Isirayeli Elisa nyiryamyemo. Ariko kwizera ni kwiza kujya gufasha. Nigeze kuzambwira abangaba tukiba muri Zaire kera, babwira ati ngituye hano nta banzi bazaha bene. Ku munsi umwe sanga nabivuze mu gitaramo cyari nari nyoboye, cyari kirimo abasirikare benshi barasa bakarabira bene. Bamara bakazambwira Imana ishimwe wabimbwiye, ubu n'umukozi w'Imana, n'umukozi w'Imana ari hanze. Ubwo se ubivuze gute? Hari n'ikintu bari bavuze, none ndabasaba icyo kintu bavuze rwose mu cyorese cyo iyo kontrole mu yiturekere twe banyamasengesho. Baraseka bara rwose, ngewe nkiraha singaba narinze mpava mbasigayo nta munsi no. Ndibuka n'igihe byakomeraga, murabizi Zaire yahoze ari Zaire nyine, ibyayo ntibiza bigira. Ndibuka igihe kimwe abahunga bakura n'inka iyo zabaga mu mashamba, babaga dufite ibika byinshi, ngo babikore nge nabwe ndavuga toke muzisubizeyo, mbwira iwacu muzisubizeyo. Ni inyuma nta uba uri mu mashamba, ni iyo abanzi baturuka rwose muzirekereyo. Twahasengeye, twagiye dushingayo umusaraba mu izina rya Yesu. Imana yabiba tujya gushinga umusaraba muri iryo shamba. Ninde uzarenga umusaraba uri hariya ibikineke murekereye amatungo? Yagumye abantu barume, mwebwe yagenze gute? Ukabura uko babwira iryo banga ntibapfa kuryumva, ukabura uko bivuga, ariko iwacu bari babizi. Ikiye kishimisha Imana yambwira ati mugihagaza aha musengera, hari ibuye ryari rishinze mu irango ry'umusozi, bibuye twicaragamo bitatu twasengera. Imana mukiraha kuri iki gicaniro rwose nta aha na mahoro. Igitangaza haje gusenyuka twaravuye. Kwizera ni kwiza. Elisa ati ndahari, umugabo wuzuye umwuka w'Imana, Isirayeli yavogerwa mpari. Hanyuma noneho hadutse ibindi by'imyuka mibi batazi ibyo ari byo, bituma amazi yose yateye ikibazo, abayavoma bose inda ziravayo, amatungo araramburura, ibintu ntibishoboka. Elisa tubusa nabwo ibyo ndayahumanura mu izina ry'Imana ishobora byose, kubwo umwuka w'Uwiteka birahinduka. Elisa akagenda amazi agahita yavumana, muvome mwese munywe mubyara amahoro, amatungo yanyu abyare, bigahita bibuka. Nimwuzure umwuka wera niho mutazakora ibyo kamere igira gute irarikira. Icya kabiri, nimwuzure umwuka wera, icyo gihe imbaraga zanyu zirapfa. Imbaraga za mwuka zamara imbaraga za kimuntu, ya manyama wagiraga. Nubona umuntu yakijijwe aracagira amanyama menshi, uzamenye ko umwuka wera atararenga amavi, ntaragera mu gatwe ke, aracyarimo ibivumvuri n'ibindi bintu. Ariko umwuka wera amanyama arashira. Umujinya ugasanga warakandagiwe ntukibona ufata, ibintu bikagenda bigupfamwo by'ibinyakamere. Umwuka wera agira imbaraga zo kwemeza umuntu, kumwemeza ibitemerwa.
icya kabiri ku mushobozi by'abandi bananiwe, ugasanga ibyo iwanyu bananiwe kunesha we yarabinesheje. Bitewe n'iki? Imana yarabwiye Zerubabeli ngo si kubw'imbaraga kandi si kubw'amaboko, ariko ni kubw'umwuka wanjye. Ngarangiza n'umuyaga ngo arangije kubwira Zerubabeli nti wirate, si kubw'imbaraga si n'amaboko yawe, ni kubw'umwuka wanjye ibikomeye bizoroshwa. Ngarangize kumubwira ibyo, Zerubabeli aricara avuga ati nta maboko ngira n'izo mbaraga ntazihari. Imana ihita irahindukira ibwira imisozi yari imbere ya Zerubabeli, yani bigatanya by'ibihangange by'ibihugu bibagose, irabibwira ngo wa misozi minini we, mwiyitike imbere ya Zerubabeli, kuko Zerubabeli yamaze kuzura umwuka wera. Ibigiye kumubaho byose ni ibinyamwuka, si imbaraga gikoresha, si n'amaboko ye. Ngarangiza bati rero wa misozi minini we, wiyitike imbere ya Zerubabeli, uzaba ikibaya akunyure hejuru. Ndahanura mu kwezi kwa mbere mu izina rya Yesu, iyo misozi yawe ihinduka ibibaya, uyinyure hejuru byoroshe. Wa misozi we, ndavuze ngo uzaba ibibaya imbere ya ba Zerubabeli baraha banyumva, bazakunyura hejuru byoroshe kubw'umwuka w'Imana atari amaboko yabo. Bivuga byari byarakunaniye muri logique no mu miterere y'iwanyu, bigiye gushoboka kubera umwuka w'Imana. Ibyari byarabatsinze mugiye kubitsinda, ahari ibikomeye bigiye koroshwa, nta kindi kizasigara, hazasigara ibicaniro by'ubuhamya. Nibo byakire mu izina rya Yesu. Ego Yesu. Umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana, aranabyemeza. Kandi ubwo turi abana bayo turi n'abaragwa, ndetse turi abararwa b'Imana, turabaraganwa na Kristo. Hari ibintu buriya nyantekereza, Imana ntishobora kwemera kugira umuragwa wo kuzaraganwa na Kristo. Okay, tubisoma nabi, tubisoma nabi tukavuga ngo azaturagana na Yesu. Ibiki turabaragwa b'Imana hamwe na Kristo. Amaze kuzuka yamugize umuragwa, ngarangize aduha kuraganwa nawe, amwegurira intebe z'icubahiro, ngarangize twicarana nawe muri ico cubahiro. Bivuga ngo turacari muri faze yo gukorera mu cubahiro ca Yesu, no kwemera ko dufite turabaragwa, twaraganywe nawe umurage w'ubwami. Yani ico yarazwe niki? N'imbaraga zose, n'icubahiro cose, na ubutsinzi bwose, ibyo tujye tubigenderamo nk'ababifite. Ikibazo tubaho nk'ababitegereje, tukananirwa kubaho nk'ababihawe. Umwana ahamenyeye gusa ko ari we muragwa kwa se, ahita ahindura comportement, zirahinduka, imvugo zirahinduka, ubwoba burashira, atangira gukontorora ibiri kwa se, nkibye kuko azi ko ari ibye, nta wundi nyirabyo. Bene nimba turi abana bayo, tubeho nk'abana b'Imana, tugende nk'abayo, tubeho nk'abayo. Uribaza ko Imana yifuza ko abana bayo babaho gute? Ngahe gerageza ubitekereze. Imana irashaka ko babaho gute? Babeho basuzugurwa cyangwa babe hari abantu batinyitse? Babeho bacinyijwe cyangwa babeho ari abantu bafite icubahiro na autorité aho bari? Ibyo twarabirazwe muri Kristo. Yarababwiye ngo nanesheje, mbamenyesheje ko nanesheje isi, nanesheje umwami
namuhinduye igiciro. Ahasigaye mugendere mu nsinzi kuko ni yanyu, sinaje kwirwanirira, nimwe ndwanirira. Ngo ibyo ngarura byose nimwe mbigarurira. Ndashaka kugarura identite mwatakaje, ngarura amahoro mwatakaje, ngarura imbaraga mwatakaje. Nimurangiza mutangire mugendere munsi. Arabatsindiye, byararangiye, hasigaye kugenda muvivura gusa. Mugenda muvivura gusa. Iki cyaratsinzwe, iki cyaratsinzwe, iki cyaratsinzwe. Ubwo buzima tangira ububemwo warabuhawe. Nimba utanabyemera ni amakuru utamenye, ariko byararangiye. Byakire mu izina rya Yesu. Imana ibahe kuyoborwa n'umwuka wera. Abashaka umwuka nibyo bibera mu masengesho, bahamagara umwuka wera, barangiza bagashakira mwuka wera mu byanditswe. Ese ibi biramuvugaho iki? Akicara mu byanditswe. Iyo umaze guhaga ijambo ry'Imana, tumenye iyi imbaraga zavuye. Usanga umwuka yariremye utabizi, agatangira guturitsa muri wowe, gusohora ibintu, impano zisohoka, imbuto zisohoka, ibiki bene, ugasanga umuntu arasa na se koko. Narabivuze, nigeze kubibabwira, nzahora mbivuga ko udasa na se ntaba ari uwe. Udasa na se ntaba ari uwe. Umwana udasa na se, no mu Kinyarwanda no mu Kinyafurika, udasa na se ntaba ari uwe. Nta mwana ubaho udasa na se, ntawe wabona. Hari n'abadasa hano inyuma ureba, ariko ugasanga imbere imitekerereze, imivugire, imigendere mike, ugasanga ni se wigaraguye gusa. Nubwo isi itatuzi ngo ibibone neza, ariko ubumana bwose buhishwe muri twe. Imana yashaka ko bigaragara, isi ikanabimenya. Kugira ngo ibimenye nuko ubyiyemeza, bavuga ati ndabigenderamo, kandi ndashaka kugaragaza identite. Arababihisha, ndashaka kugaragaza uwo ndiwe, hanyuma isi imenye uwo nabaye. Ico gihe bumana butangire bwigaragarize muri wowe. Ni bande babyizeye bakomera Imana amashi. Haguruka ku maguru yawe dusenge.